Reka mbasuze kandi mbifurize byiza mwe mukomeje kudukurikira kandi nyine udasiba kudukurikira umunsi ku wundi. Reka dureze n'ikaze abakunzi bacu bari muri diaspora aho bari bumve ko tuhaye ikaze. Ni inkuru nziza ku bakunda gospel nyarwanda muri rusange, ku bakunzi rero ba Alicia and Germain, aho rero bamaze gusohora indirimbo yabo nshyashya. Ni indirimbo bise Ibendera, akaba ari indirimbo bari bamaze igihe bateguza, ndetse indirimbo bakaba barateganyaga kuzayisohora muri 2025 ku mpera z'uyu mwaka nyine, ariko biza kurangira rero bavuze ati reka tuzayisohore mu kwezi kwa mbere muri 2026. Kuri ubu ngubu rero akaba ari indirimbo yamaze kujya hanze. Ni indirimbo yiganjemo ubutumwa bw'ihumure, akaba ari indirimbo ibasha gukomeza. Ni indirimbo nziza cyane, ndetse abangaba bakaba bafatwa nk'itsinda nyine nka Veste na Dorcas, dore ko nabo baririmba nyine gospel. Ikirenzeho nabo baravukana, ni abana bavukana, ndetse nabo bakaba barahisemo rero gukorera Imana. Mu by'ukuri Alicia and Germain ni abana bafite amajwi meza cyane rwose, uretse kuba nyine no mu ndirimbo zabo bandika usanga harimo ubutumwa bukomeye cyane, no usanzwe umva ko bafite amajwi meza cyane. Ni indirimbo yanditswe rero na Alicia and Germain, ndetse nyine na papa we ubareberera nyine inyungu, dore ko uyu papa we afite na label yitwa Abe Music, akaba rero ari we wabaye na executive producer w'indirimbo nyine Ibendera. Ni indirimbo bashutingiye ahantu henshi hagiye hatandukanye, ariko by'umwihariko hariya mu mujyi rwose, ahantu hari icyapa cyanditseho Kigali, naho ni hamwe mu bantu bashutingiye. Ni indirimbo rwose yarambitswe ibiganza n'aba producer bakomeye, by'umwihariko nyine abasanzwe batunganya umuziki, dore ko n'umwihariko kuri iyi ndirimbo yabo harimo n'amashusho yafashwe na drone. Ni ikintu rwose cyiza, kandi ni ikintu cyerekana ko music muri by'umwihariko nyine gospel iri kugenda itera imbere ku rwego rwo hejuru cyane. Uyu Alicia and Germain mwagiye muhamenya rero mu ndirimbo zigiye zitandukanye, by'umwihariko Ndahiriwe akaba ari indirimbo rero bari baheruka gushyira hanze, ariko bakaba bafite n'indi ndirimbo yakunzwe n'abatari bake ariyo Uriyo, akaba imaze kurebwa n'abasaga 814. Birumvikana ko rwose barimo batera intambwe, barimo barasatira bakuru babo Vestina and Dorcas. Abangaba rero nabo barahisemo gukorera Imana, babinyujije rero mu butumwa bw'indirimbo, ndetse nyine tunabasaba ko mwajya no kureba iyi ndirimbo Ibendera. Akaba ari indirimbo rero imaze igihe gito cyane igiye hanze, kandi no mu kubyumva wumva ko ari indirimbo nziza cyane rwose iri mu butumwa, kandi uretse no kubitumwa ahubwo ihembura n'imitima. Ihembura n'imitima. Ni indirimbo rwose nawe ukwiye kumva niba ukunda gospel niba ikunda rwose iyi ndirimbo ukwiye kuyumva. Ndetse bikavuga ko iyi ndirimbo yatwaye hafi miliyoni zirenga enye, by'umwihariko nyine mu gufata amashusho ndetse no gutunganya amajwi. Akaba ari indirimbo twavuga ko ari indirimbo yabo ya mbere yabagoye cyane, dore ko byatangajwe n'ureberera inyungu zabo nyine papa wabo, aho yavuze ko rero iyi ndirimbo yabatwaye hafi miliyoni zirenga enye. Ni indirimbo igaragaramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ubona ko nyine ari ibintu bihenze, aho igiye ifite n'ubutumwa mu mashusho yabo ubwabo, aho bagaragara bari ku mafarashi abangaba nyine Alicia and Germain. Ni nyuma y'aho itsinda Alicia and Germain rishyizwe rero ku mwanya wa mbere mu itsinda rikizamuka rigomba guhangwa amaso nyine mu mwaka 2026. Rikaba ari urutonde rwakozwe n'ikinyamakuru Igihe. Uyu Alicia and Germain akaba rero ari abana batanga icyizere, by'umwihariko mu ruganda rwa gospel, cyane ko abangaba ari n'ibihembo bagiye begukana bigaragaza ko nyine ibintu babirimo neza. Uretse kuba basohora indirimbo, bagenda banakira ibihembo bigiye bitandukanye, dore ko mu kiganiro kimaze hafi amezi 4 cyangwa 3 ndibaza aho ngaho twagarutse ku buzima bwabo nyine iri tsinda Alicia and Germain. Ngusaba rero niba utaranakireba wajyaho ukabasha kukireba kugira ngo ubashe gusobanukirwa byinshi kuri Alicia and Germain.
Aba ni abana bavuka hariya rero iri bavuka aba ari abana bamanagingwa nyine na papa we, ndetse akaba akunda no kubitangaza avuga ati ni abana banjye kandi ndabakunda, uretse rero no kuba ari abahanzi mbagira n'inama n'uko bakwiye kwitwara, dore ko nyine ababa hafi. Avuga ko ari ikintu cyoroshye cyane by'umwihariko nyine iyo bari gushutinga kuko bimworohera, baba baziranye bitandukanye rero na kwa kundi ujya kumanaginga abahanzi ugasanga nta relationship mufitanye ya danje mwahuriye nyine mu kazi, ugasanga hari ibintu biri kubagora cyane. Aha ngaha biba byoroshye cyane kuko abazi kuva bakiri bato, dore ko nyine ari n'abana be nyine, aba ari ibintu byiza cyane. Niyo mpamvu ubona ko no mu mashusho uba ubona ko bashyizemo imbaraga kandi ubona ko ari ibintu biryoshye cyane. Ubona ko rwose bakitinga neza, kandi nyine reka dukomeze tunababwira ati bakomeze batere imbere. Iri ni itsinda rero Alicia and Germain basohoye iyi ndirimbo Ibendera. Ni nyuma yaho rero itsinda Vestine na Dorcas nabo bari bamaze rero gusohora indirimbo nshya yabo nabo bise Usisite, akaba ari indirimbo yagiye ikora ku mutima abantu benshi bagiye batandukanye, by'umwihariko nyine abakunzi ba Vestine na Dorcas. Ikaba yo yari imaze ukwezi kumwe, ikaba yari imaze kurebwa n'abasaga 1,700,000. Ubona rwose ko ari ibintu byiza cyane, gospel nyarwanda nayo ikomeje kugenda itera imbere, ndetse nyine bazakomeze batera imbere bazamura ibendera ryacu. Murabyibuka ko iri tsinda Vestine and Dorcas bitabiriye ibihembo byinshi bigiye bitandukanye, aho banatumiwe no mu bihembo bya Afrima Award, ariko ntihamenyekana nyirizina uko byagenze. Mu Rwanda twabonye Element Ele ariwe muhanzi wabashije kujyayo, akaba ari no muhanzi rero wabashije no kwegukana ibihembo, ariko tukibaza ati Vestine na Dorcas bite ko bari batoranyijwe mu ba gospel, kuki batagiyeyo? Byose rero nibyo bigaragaza nyine uburyo gospel nyarwanda iri kugenda itera imbere ku muvuduko udasanzwe, kandi akaba ari n'ishema nyine ku gihugu cyacu. Ibi rwose ni ibintu biba bifite imbaraga cyane, cyane ko ubona ko gospel iri kugenda itera imbere bitandukanye hambere wabonaga ko secular music ariyo abakunzi benshi babisangamo, cyangwa se abakunda music aribo bisanga cyane, ariko Israel Mbonye, Vestine na Dorcas ndetse na Alicia and Germain bagaragaje ko rwose gospel nayo igomba kugira ingufu, kandi mu by'ukuri namwe muri kugenda mubibona. Tugiye kuvuga mu bitaramo bigenda biba, ubona ko byitabirwa n'abantu batari bake. Tugiye kuvuga abujuje Beka Arena, nuko habayeho gospel. Israel Mbonye yabikoze inshuro nyinshi cyane, bigaragaza rwose ko gospel iri kugenda itera imbere ku muvuduko udasanzwe cyane. Reka twizere ko nyine gospel nyarwanda nayo izakomeza gutera imbere, ubundi ikagera no ku mpuzamahanga, dore ko nyine iri tsinda Alicia and Germain nabo bari kwitegura kwegera abakunzi babo batuye hanze y'u Rwanda, by'umwihariko nyine abatumva ururimi rw'ikinyarwanda. Nabo baritegura rero kunyuzamo bakaririmba indirimbo zitari ikinyarwanda, nyine urumva bazanyuzamo mu rurimi rw'amahanga. Ibi byose ni bizashimangira ko gospel nyarwanda irimo igenda itera imbere, kandi zaba ari ibintu byiza cyane bifite agaciro. Iyi ndirimbo rero nagusaba kuyireba, ubundi ukabasha nawe kuryoherwa, ndetse nyine imitima yawe nawe ndizera ko uza guhembuka cyane. N'Ibendera ni indirimbo ya Alicia and Germain. Iyo none rero icyo nagusaba no ko wayireba cyangwa ukareba muri comment ya mbere, link ni hiri ukayireba yose. Byose byiza rero tuzajya dukomeza kubibagezaho 5/5, gusa icyo nagusaba no kwakanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo atazagira ikizagucika. Jye mwabanye nyita Wakanda. Abashimiye.